Hello family and friends, mumeze mute? Nizere yuko mumeze neza kandi muguwe neza cyane. Ndabasuje mwebwe mwese mubana natwe, mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi. Suje abantu badukurikirana baherereye i Burundi, abantu bari mu Bujumbura ndabasuhuje cyane. Namwe mudukurikirana mukabitwereka umunsi ku wundi muherereye i Gisagara, ni ukuri ndabaramukije cyane. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndazi neza yuko kiri bubabere cyiza kandi turigiramo byinshi bitugirira umumaro. Twagiye tuganira tukarebera hamwe imyitwarire ndetse n'imico biranga abantu bitewe n'ubwoko bwabo bw'amaraso. Turabizi yuko ubwoko bw'amaraso burimo ibyiciro bitandukanye. Hariho abantu bagira ubwoko bw'amaraso bwa A, hari abagira B, hari abagira AB ndetse hari n'abagira O. Muri ubwo bwoko bwose twagiye tureba ba nyirabwo, ese bitwara gute, ese bagira imico imeze gute, muri sosiyete biba bimeze bite. Nizere yuko buri video yose wayikurikiranye ukayireba. Niba utarabikoze nyarukira kuri channel yacu Maritasha TV show, ntucikwe wiyumvire. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibiribwa byagufasha bitewe n'ubwoko bwawe bw'amaraso. Buri muntu aba afite ubwoko bumwe muri ubu bwoko uko ari bune. Hari ubwoko bwa A, B, AB ndetse na O. Usanga abantu benshi kumenya ubwoko bwabo bw'amaraso nta kintu bibabwiye, kuko baba batazi akamaro ko kumenya ubwoko bwabo bw'amaraso. Nshuti yanjye, wowe udukurikiranye, ese ubwoko bwawe bw'amaraso urabuzi? Ni ukuri ndagushishikariza kubumenya niba wowe utabuzi, kuko ni ingirakamaro kandi ni ingenzi kumenya ubwoko bwawe bw'amaraso. Buri bwoko bw'amaraso bufite imico igaragaza nyirabwo. Nk'uko buri ubwo bwoko bufite ibiribwa byafasha nyiri ubwo bwoko. Turibanda ku bwoko bw'amaraso n'ibiribwa byafasha nyiri ubwo bwoko. Kumenya ibiribwa ugomba gufata ku munsi bifite akamaro kanini kuri nyiri ubwite, kuko bituma agira ubuzima bwiza kandi bikaba byanamurinda indwara z'umubyibuho ukabije. Dore ko umubyibuho ukabije uri mu bintu bimwe bihangayikisha abantu benshi kuri iyi si. Usanga umuntu wese ari komplike, ari jene, ati nabyibushye, nteye umujinya. N'uhuye nawe akabihuhura ati ese wowe usigaye ungana ubwo urangana reba irwo ruda. Rero ni ngombwa ngo umenye ubwoko bwawe bw'amaraso kugira ngo bigufashe kumenya ibiribwa ukwiye kurya cyangwa se ibiribwa ukwiye gufata ugendeye ku bwoko bwawe bw'amaraso, kugira ngo binakurinde uwo mubyibuho ukabije. Ibi ni bimwe mu biribwa ukwiye gufata mu gihe ufite ubwoko bw'amaraso bwa O. Tugiye guhera ku bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O, ngo igihe ufite ubu bwoko ugomba kwirinda cyangwa se ugomba kwibanda ku biribwa bikungahaye kuri poroteyine. Ibiribwa bikungahaye kuri poroteyine harimo inyama, amafi, ibishyimbo, ibinyampeke ndetse n'imbuto. Abo ni abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O. Tubonye yuko bakwiye kwibanda ku biryo cyangwa se imirire irimo poroteyine. Tubonye yuko harimo amafi, harimo izo nyama, ibyo bishyimbo, ibinyampeke ndetse n'imbuto. Nakubwira iki rero wowe ufite ubwoko bwawe bw'amaraso bwa O? Itungira amagara mazima. Tugiye kureba none abafite ubwoko bw'amaraso bwa A. Abantu bafite ubu bwoko bw'amaraso
ngo bo ni byiza cyane kwirinda ubwoko bwose bw'ibinyampeke ndetse n'imbuto, ibishyimbo n'imboga. Mu gihe tubonye yuko abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O bo bagomba kwibanda ku binyampeke ndetse n'imbuto, noneho abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A bo bagomba kwirinda ibinyampeke ndetse n'imbuto, ngo byibura buri munsi, kuko abantu bafite ubu bwoko baba bafite ubudahangarwa bw'ibyiyumviro by'umubiri. Niyo mpamvu ngo byibura buri munsi bakwiye kwirinda kurya ibinyampeke ndetse n'imbuto, kuko bo ngo baba bafite ubudahangarwa bw'ibyiyumviro by'umubiri. Tugiye kurebera hamwe noneho abafite ubwoko bw'amaraso bwa B. Aba bafite ubu bwoko bo bagirwa inama yo kwirinda gufata ibinyampeke nk'ibigori, amasaka, ingano, inyanya ndetse n'inyama z'inkoko. Aba ni abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B. Ntabwo bakwiye gufata ibinyampeke, ibigori, amasaka, ingano, inyanya ndetse n'inyama z'inkoko, ahubwo bagirwa inama yo kurya imbuto, amagi ndetse n'inyama zidafite ibinure. Nababwira iki mwebwe mufite ubu bwoko bw'amaraso bwa B? Ibyo mubuzwa murabyumvise, ubwo ibisigaye murabyemerewe. Mwite ku buzima bwanyu kugira ngo mugire amagara mazima. Tugiye kurebera hamwe noneho ubwoko bw'amaraso bwa AB. Mu bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa AB nanjye mbarizwamo, reka nanjye nitegere amatwi numve. Abantu bafite ubu bwoko bo ibiryo bagomba gufata cyane cyane ni ibikungahaye kuri poroteyine nka soya ndetse n'inyama z'udusimba two mu mazi nk'amafi n'ibindi. Abahanga bakomeza bavuga ko abantu bafite ubu bwoko bw'amaraso bakunze kuba bafite aside nke mu gifu, ndetse ko bagomba kwirinda kunywa ibiyobyabwenge nk'inzoga, itabi ndetse na kokayine. Nyuma uzasanga niba ukunda inyama ntuzigera ukunda abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A, kuko bikundira imbuto gusa. Ariko ngo ku barwaye diyabete bazabwirwa kurya ibiryo bikungahaye kuri poroteyine, mu gihe undi muntu urwaye diyabete ashobora kubuzwa poroteyine bitewe n'ubwoko bwe bw'amaraso. Byongeye kandi ubu bwoko bw'amaraso bujyana n'imyitozo ngororamubiri abantu bakunze gukora. Ni byiza gutoranya siporo ukora ugendeye ku bwoko bwawe bw'amaraso. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzarebera hamwe imyitozo cyangwa se siporo umuntu agomba gukora agendeye ku bwoko bwiwe bw'amaraso. Wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko wamenye neza kandi ugasobanukirwa n'ibiribwa ukwiye gufata ugendeye ku bwoko bwawe bw'amaraso. Niba wishimiye iki kiganiro ntugende udakoze like, comment and share.